Ibi ni ibintu buri muntu wese wabaye mu myaka ye y'ubukure aba yarabonye cyangwa se abagomba kuba yabona. Kubona umwenjeniyeri cyangwa se undi muntu ukora cyane muri company atazamurwa, ariko nanone cya kigoryi cyangwa se wa undi uvuga cyane ariko nanone akaba afite abamushyigikiye atezwa imbere cyangwa se ari promotingwa umunsi ku munsi. Ibyo ni ibintu benshi cyane babona kandi banazi. Ugasanga umunyapolitike ufite akarimi karyoshye cyane ari buze ko yatsindira amatora ku manota ari hejuru cyane, kandi mu by'ukuri ushoboye ibyo ashoboye rimwe na rimwe bamwegeza ku ruhande batanamutekerezaho. Inshuti yawe mu bantu bawe cyangwa se ya nshuti ivuga amagambo menshi cyane ariko nanone ugasanga niyo izi bikeya cyane kuruta abandi, ugasanga iyo nshuti niyo birangiye irimo irayobora, niyo yahawe ubuyobozi. Ibi bintu rero rimwe na rimwe bikuzunguruka mu mutwe ukibaza uti ni ukubera iki abantu bashoboye ibyo bashoboye rimwe na rimwe batabaha agaciro cyangwa se badashobora kuba bakora ibyo ngibyo, ahubwo batabishoboye ariko bafite akarimi gatyaye ugasanga nibo bashyirwa imbere cyane. Wibaza uti ese kubera iki abantu bari unqualified cyangwa se bimeze nk'aho batazi ibyo bazi nk'abandi, abo ngabo bagaya ngo ntacyo bazi, bakunda kuba ari bo bari hejuru ku gasongero kuruta babandi ahubwo banabizi kuruta abandi. Rimwe na rimwe uribaza uti ese system yamaze kuba yakangirika cyangwa se ahubwo ibintu birimo biragendera mu buryo abantu runaka bateguye natwe ubwacu tutazi. Hari ikintu kimwe buriya abantu bose babwiwe, abantu babwiwe ko bagomba kwizera mu kintu bita talent cyangwa se impano. Tunabwirwa ikindi kintu mu mitwe yacu tugomba kuba twakizera ko buri muntu wese uri hejuru ku gasongero uwo muntu aba bikwiye cyangwa se uwo muntu aba akwiye nyine guhagarara ku gasongero. Ariko se koko nibyo? Aristote yigeze kuba yavuga ikintu mu myaka 2000 ishize, ariko n'uyu munsi abantu ntabwo baragisobanukirwa ngo bacyumve kuko yashatse kukivuga uno mugabo yaravuze ati buriya societe abantu ntabwo bajya bashyira ikintu cy'ingenzi cyangwa se cy'ingenzi cyane mu buzima bwabo hejuru. Oya, amaze kubivuga gutyo yanavumbuye impamvu ibi ngibi biba bimeze gutyo cyangwa se abantu bashyira imbere ibintu bitari ingenzi cyane imbere cyane. Kandi nanone reba muri societe yawe, reba abantu bakuri hafi, witegereza abayobozi bawe bo mu bana bose, ni bangaho ubona neza ko babikwiye, ni bangaho ubona ko bari qualifié. Rimwe na rimwe buriya ushobora kubizera kubera kutabazi neza, ariko ubajije umuntu ubazi ashaka kukubwira ati ndakubwiza ukuri nanjye ubwanjye sinzi uburyo uriya muntu yageze hariya, ntabwo yari abikwiye. Mu yandi magambo uko niko kuri yaguha. Ngaho tekereza umuntu umeze gutyo cyangwa se ufite iyo mitekerereze agahabwa inshingano zo kuyobora ubuzima bw'abantu ibihumbi, umbwire ngo azakora iki? Rimwe na rimwe hari ibintu biba byarashushanyijwe n'abantu runaka natwe ubwacu tutazi, tugendera mu ibyo bintu gusa. Ibi ngibi rero ntabwo ari accident, ntabwo ari ibintu byaje gutyo ngo byitura aho ngaho gusa. Oya, ahubwo niko societe imeze, ni ibintu byubatse societe igomba kugenderamo. Rimwe na rimwe societe itazi neza ko nanone irimo yakurikiza amabwiriza yashyizweho n'abantu nabo ubwabo batazi. Umugabo bita Aristote yahagaze muri antena arangije yitegereza uburyo societe yari imezemo, ariho hantu bivuga neza ko demokarasi ariyo yavukiye, ikintu bita demokarasi. Yitegereza areba uburyo abantu batandukanye cyangwa se abaturage bari aho basanzwe barimo barihitiramo umuyobozi uzabayobora. Yumvaga debate abantu barimo muri agora, akumva uburyo nyine abantu barimo baravuga bakoma amashyi, ibintu byinshi nyine ukunda kuba wabona. Akareba n'ibirimo birajyamo mbere, amasezerano akaba ari yose mu gihe bagiye kuba batora, ariko nanone nyuma y'amasezerano bikamera nk'aho byose bigiye kuba byaburira mu mwuka. Nk'icyo gihe abantu baba bameze gutyo, hari igihe barimo baratekereza ko barimo barahitamo ibyiza kuruta ibindi, gusa Aristote we yabonaga ibitandukanye cyane n'iby'abandi bantu bo barimo barabona. Abantu mw'icyo gihe ntabwo barimo barahitamo umunyabwenge cyangwa se nanone ufite indangagaciro urenze, ufite icyerekezo. Oya, ahubwo abantu barimo baratora bigendeye ku kintu bita familiarity, ibintu bihuye cyane n'amarangamutima yabo cyangwa se n'ibyo bamenyereye cyane. Barimo barahitamo umuntu uri buze kuba yatuma bumva neza ko bafite umutekano, bari safe, bari ahantu hatuje nyine mu by'ukuri. Noneho uzi icyabaga nyuma y'uko uwo muyobozi bamutoye ntabayobore, cyangwa se ugasanga ibyo agiyemo biramuruta uko abantu biyumviraga cyangwa se ibyo bakoraga bahita babihindura. Icyo nicyo gihe uzamenya neza ko abantu bakunda umuntu utuba bumva neza ko bari comfort kuruta uko umuntu ari buze kuba yabayobora bagenda iyo bagomba kuba bajya. Ibyo bizaba bibi rero umuyobozi najya ku buyobozi ariko akaba yitiranya icyo bita imbaraga, akaba atazi igisobanuro cya nyacyo cy'imbaraga. Tugendeye kuri Aristote, we yumvishe anasobanukirwa neza ko imbaraga atari ugufata umuntu umwe ngo umushyire ku gasongero ngo mumuramye nk'Imana. Oya, ahubwo Aristote yumvaga akanamenya neza ko imbaraga ni ukurema systeme, iyo systeme igakomeza kuba ari nzima, systeme igakomeza kuba iriho. Byumvikana cyane ko n'umugabo Aristote ntabwo yigeze yiga politike, ahubwo icyo yize we yize abantu, anasobanukirwa yumva imimerere n'imigenzereze y'abantu.
yarobzavinze areba sosiyete neza, arayitegereza, hanyuma none anumva icyo abantu bashaka n'igihe bagishakiye n'inzira baba bumva neza ko ibintu byabo bishobora kuba byanyuramo. Muri Antena, ahantu demokarasi yavukiye, abaturage barazaga bakiyegeranya bagiye guhitamo umuntu uzabayobora. Babaga bafite debate bavuga tuzatuyobora ibintu nk'ibyo nyine, ku buryo umuntu uri buze kuba yarenga abandi ari uri buze kuba yatorwa. Abantu benshi muri icyo gihe babaga barimo baratora bizeraga neza ko amajwi yabo no kuba barimo baratora uwo muntu barimo barashapinga cyangwa se barimo baraha isura ahazaza habo. Mu iyo myaka yabo bwari bwo bwa mbere abantu bari basanzwe bari batangiye kujya bihitiramo umuyobozi ugiye kuba yabayobora. Abantu basanzwe bari ordinary nyine, rubanda ruciriritse. Ubundi mbere yabaga ari abami niwe wagenaga ikiri buze kuba cyakurikira, ariko mu iyo myaka muri Antena abantu bo bari bagiye kuba bakitorera umuyobozi wabo. Aristote rero yakoze experiment, yitegereza abo bantu, abareba n'amaso atyaye, anabitegereza imyitwarire yabo n'uburyo barimo baragenza buri kimwe. Ibyo yatangiye kuba yamenya rero cyangwa se yatangiye kuba yakexplore uburyo abantu bahitamo abayobozi babo, abo bantu nyine baciriritse, rubanda ruri hasi, uko bagiye batoramo nyine abantu bazabayobora. Icyo gihe rero abantu, umuntu bahitagamo ko agiye kuba yabayobora yabaga ari umunyabwenge, yari umuntu bigaragara neza ko nyine afite ubushobozi, ari capable yo kuba yayobora. Gusa nanone yaburaga ikintu cy'ingenzi cyane buri muyobozi wese agomba kuba afite, ikintu bita vision, icyerekezo. Icyo ngicyo cyo ntabwo cyabaga gihari, abantu bahitagamo ariko ntibarebe ku cyerekezo. Icyo nicyo gihe Aristote yatangiye kwibaza uti ese ni ukubera iki abantu badahitamo umuntu ukomeye cyangwa se urenze umunyembaraga ngo abari bubayobora, ufite byose, wujuje byose? Ni gute bafata umwanzuro wo gufata ahazaza habo bakahashyira mu biganza by'umuntu utari qualified cyangwa se utujuje nyine ibisabwa? Icyo yamenye rero, yamenye neza ko sosiyete itajya ihitamo umuyobozi uzaza ku maximiza excellence cyangwa se ukuzamuka k'ubwami bwabo. Oya, ahubwo abaturage bihitiragamo ikintu bita umuyobozi uzarinda ubwami bwabo kuba bwamanuka. Tekereza, barimo barahitamo kuba ubwami bwabo butamanuka, ariko ntibarimo barareba ushobora kuba yabuteza imbere ngo buvaho bwari buri bwendereye bujye mbere. Aristote nibwo yavuze ati buriya njyewe mbona abantu nk'aho ari living body, nk'aho ari umubiri urimo urabaho. Buri gice cyose buri muntu wese afite ku mubiri wiwe kiba gifite umumaro wacyo. Nimba ari ubwonko, ubwonko bushinzwe gutekereza, ibiganza bikagufasha gukora imirimo runaka, ariko nanone bishobora kuba byakurinda. Gusa nanone nugera ku gice bita umutima, gifite umumaro utandukanye cyane n'uw'abantu bavuga cyangwa se n'uwo watekereza. Umutima niwo uri buze kuba watuma buri kimwe cyose ufite cyangwa se ubuzima bwawe bukomeza kuba bwabaho. Bivuze ko kunanirwa k'umutima wawe egare kunanirwa kwa buri kimwe cyose. Umuyobozi rero ntabwo akamaro kiwe ari ukuba ubwonko bwo gutekereza, oya, ahubwo umuyobozi akamaro ke ni ukuba umutima wa systeme y'ubwo buyobozi. Umumaro w'umuyobozi ntabwo ari ukuba umunyabwenge muri icyo cyumba, oya, biratandukanye, birahabanye. Umumaro w'umuyobozi ni ugutuma icyo cyumba gikomeza kuba kiri hamwe, kabone n'ubwo abantu batangira kwigira kuriya akamakinga sure neza ko icyo cyumba kiri hamwe. Aho ngaho rero niho igishushanyo kiri buze kuba cyagaragara neza. Umuyobozi wa nyawe nicyo agomba kuba yakora, n'impamvu aba yitwa umuyobozi koko. Iyo umuyobozi atarimo arakora nk'umutima, ni hahandi ibitekerezo bye n'imyumvire yiwe bitangira gutandukanya sosiyete ubwayo. Vision ye cyangwa se icyerekezo cyiwe rimwe na rimwe n'ibyo ashaka ugasanga ntabwo biri buze kuba byakunda ko abantu babyumva, kandi n'utanabyumva uri buze ko wabihanirwa, kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe uri no mu kuri ko kutabyumva. Bidatinze cyangwa se iyo bikomeje gutyo ukumva ko uri igitangaza, sosiyete yo wizeye cyangwa se wumvaga neza ko igomba kukujya inyuma irakwanga. Iyo ikwanze rero iguta inyuma nanone nyine icyuya kikakurenga. Aristote yizeraga neza ko ubuyobozi bwa nyabwo buriya ntabwo ari ubuyobozi bufitwe n'umuntu w'umunyabwenge cyane kuruta abandi mu gihugu, oya, ahubwo ubuyobozi bwa nyabwo ni ubwa wa mugabo cyangwa se wa muyobozi ufite imyitwarire cyangwa se imigenzereze iri buze kuba yahura cyane n'iy'abanyagihugu, akaba atinywe kandi yubahwa. Gusa nanone buri muturage wese amwifuza ko yakomeza kuba yamuyobora. Bivuze neza ko ubuyobozi bwa nyabwo ni bwa bundi bukwiriye abaturage, kandi buri muturage wese aba yiyumvamo. Ayo ni amagambo ya Aristote. Ibi ngibi rero ntabwo ari filozofi ya kera nk'uko Aristote nyine yabayeho imyaka myinshi yashize, ahubwo uraza gusanga ko n'uyu munsi ari bwo buryo bwiza abantu benshi bagakwiye kuba barimo barakoresha. Nureba muri kampani nyinshi uraza gusanga ko
manager nimba akunzwe cyane kuruta engineer wenda ufite vision cyangwa se ufite icyerekezo, manager azatorwa cyane kuruta wa engineer wagakwiye kubafasha abantu kubaka cyangwa se agateza imbere company. Wa mu manager rero wahiswemo cyangwa se wakunzwe n'abaturage ariko nanone nta cyerekezo afite, bazatahira kumukunda gusa ariko nta kindi kinenze kumukunda azabagezaho. Nitugera muri politike uraza gusanga ko wa wundi uzi kuvuga ufite akarimi karyoshye ari buze kuba yatsinda kuruta wa wundi uzi nanone unasobanukiwe amabwiriza y'igihugu. Ibi ngibi biranamanuka bikagera kuri sosiyete yo hasi, kuko urasanga wa wundi uvuga cyane ufite amagambo menshi akenshi abantu bamubonamo ubushobozi kuruta wa wundi ucecetse. Ntabwo bareba umunyabwenge ahubwo bareba uwabashije kuba yakigaragaza. Uku nguku rero ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo uku nguku niko systeme yubatswe, niko systeme igomba kuba yabaho. Aristote yabibonye mbere y'undi uwo ari we wese, yamenye ndetse anasobanukirwa neza ko imbaraga zidashaka umunyabwenge, oya, imbaraga zishaka icyo bita balance. Niba uri umuyobozi umenye neza ko n'abaturage bahari, niba uyobora company umenye neza ko ugomba kubalansinga. Nushyira imbaraga mu kintu kimwe ikindi ukakireka icyo kirakurenga. Imbaraga zijyane cyane ikintu bita stability, umuturage abone bimeze gutya ariko nanone ntumusige inyuma, nanone umuturage ntazamuke cyane, mbega nyine bihore biri balance, biri ku murongo umwe. Imbaraga zikeneye umuntu uzafata ibintu byose akabishyira ku murongo akabyorganiza, kabone n'ubwo uwo muntu ataba ari competent kuruta abandi, gusa afite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yaringaniza ibintu, ntagire igisumba ikindi cyane kugira ngo icyo kintu kirenge cyane, oya, nikijye kuzamuka akigabanye kugira ngo abantu bakomeze kuba bagenda baringaniye, apana umwe gusumba undi, kuko bimwe iyo bisumbye ibindi birusha ibindi imbaraga ugasanga byose birazambye. Iyo wamaze kumva ukanasobanukirwa izi filozofi za Aristote, ntabwo wongera kuba wabona ubuyobozi mu buryo wabubonagamo, utangira kubona ukuri. Iyo sosiyete ihisemo umuyobozi udafite ikintu bita competence cyangwa se umunyabwenge, hari ikiri buze kuba cyaba kitari cyo. Niki kiri buze kuba cyaba ku bantu b'abanyabwenge mu gihe sosiyete yahisemo guhitamo umuyobozi ariko utari umunyabwenge? Abanyabwenge bari mu icyo gihugu bigenda bite? Abanyabwenge bajya hehe? Aristote rero we yizeraga neza ko igisubizo cy'ibyo ngibyo kiri mu mibereho y'ikiremwa muntu, imibereho ya buri munsi. Yarumvise ndetse anamenya neza ko buriya umuhamagaro w'ikiremwa muntu ntabwo uri mu mbaraga cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo yizeraga neza ko umuhamagaro w'umuntu uri mu kintu yise eudaimonia. Ibi byo ubwabyo bisobanura ikintu bita kubaho neza, kugera ku kintu kimwe ariko nanone kirenze gifite potential. Hari n'abandi bajya kureba akabisobanura nk'aho ari ikintu bita ibyishimo. Ku bantu rero bameze gutyo barimo barashaka eudaimonia, bivuze ko imbaraga ubwayo ni ikintu bita distraction, ikintu kiri buze kuba cyabatesha umutwe. Ntabwo imbaraga zizaba ari icyerekezo, ni ibintu byumvikana cyane. Ndagira ngo utekereze abantu b'abanyabwenge bose uzi, umuscientifique uri observe cyangwa se urimo urashaka kuvumbura ikintu runaka, umwenjeniyeri wa wundi urenze uri buze ko wakemura ibibazo byari bizwi nk'aho bidashoboka kuba byakemuka, ariko agashaka uburyo ari buze kuba yabikemura bikarangira. Umunyabwenge cyangwa se umuhanzi uri buze kuba wabona ibintu byiza aho abantu babona ko nta cyiza gihari cyangwa se babona ko nta kintu kizima cyabarizwa aho ngaho. Igituma abo bantu bakora ibyo ngibyo, abo engineer cyangwa se abo scientifique, si ukugira ngo bakontorore abandi, oya, biratandukanye. Ahubwo ni ikintu bita mystery of themselves, ibintu rimwe na rimwe muri bo bidasobanutse ariko bashaka kuba basobanura. Mbega nyine abo engineer, abo scientifique bavumbura ibintu, icyo barwana nacyo ni ukugira ngo basobanure ibintu babona neza ko bikwiye kuba byasobanuka. Ntabwo babikora kugira ngo bemeze isi cyangwa se ngo bakontorore isi. Niyo mpamvu abanyabwenge baba bari pose ku kintu runaka. Nta munyabwenge wirukanka mu bintu, oya, we aba pose ku kintu ashaka, yumva neza ko akeneye gusobanukirwa. Aristote yarabyumvise arabisobanukirwa, yumva neza ko ikintu bita true excellence akenshi cyane abantu bayifite badakunda kuba bakiyerekana, ariyo mpamvu na sosiyete itabacarishinga cyane. Aba ni abantu bafata ubuzima bwabo bakagenda bagafokasinga ku kintu bita kwiga, kurema, kwimprovinga ibintu, kuva hamwe ibintu bijya ahandi. Aba ni abantu utazigera ubona bamara iminsi yabo cyangwa se igihe cyabo bubaka icyo bita alliance, bihuza n'abantu. Uwo mwanya ntabwo bazigera babona. Ntabwo ari abantu uzajya ubona neza ko barimo baragerageza ngo bashimishe sosiyete. Uwo mwanya ntawo babona rwose, uzabura cyane. Ni abantu badashobora, batanakunda kuba bagira ikintu cyo kuba bamanipira amarangamutima y'abantu ngo babeshye abantu, oya, uwo mwanya ntawe bagira. Iyo mikino n'iyo myumvire igirwa n'abantu bafite imyumvire n'imitekerereze itandukanye n'iy'abanyabwenge. Rero icyo gihe iyo bimeze gutyo, sosiyete itangiye kuba yashyira imbere ikintu bita familiarity cyangwa se ibintu bimeze nk'aho bazi cyane kuruta abanyabwenge bagashyirwa inyuma. Abantu benshi iyo sosiyete bashyize ku ruhande b'abanyabwenge bahita bigenda mu malaboratoire, bitaba ari ibyo ngibyo abandi bakisubira mu mayuniversite, abandi bagahita bisubirira inyuma bakajya kubaka ibintu isi itarumva yewe itaranasobanukirwa, ikibona neza ko biri mu gice ariko bo
aribyo barimo bariyubakira. Ni abantu bahita bagenda bagahitamo akazi kuruta uko bahitamo amastage ya politiki cyangwa se amastage y'ubuyobozi. Gusa hari iyindi mpamvu imwe, ni impamvu udashobora kuba wakunda wunkurikiye kano kanya. Abanyabwenge ni n'abantu bagoye cyane kuba wabakurikirana. Uzitegereza umunyabwenge wese kumukurikirana biragora pe. Abanyabwenge niwitegereza ukareba imibereho yabo, Aristotle yaravuze ati ni abantu bakunda kuba bacalenjinga ibintu byabaye accepted, ibintu mwakiriye mukumva ko ari ihame, bo bakunda kuba babicalenjinga. Bakaba nanone ari abantu bagenda cyane, kandi buriya irimo uragendana n'abantu benshi bigusaba kugenda gake gake kugira ngo mube muri mu murongo umwe. Iyi myumvire rero n'iyi migenzereze y'abanyabwenge niyo ituma umuntu aba umuntu urenze cyane. Gusa nanone kuba umuntu urenze nabyo ubwabyo bigatera ubwoba abandi bantu batabyumva nk'uko abyumva cyangwa se batabijyana nk'uko we abijyanamo, kubera ko aba banyabwenge usanga ibitekerezo byabo bimeze nk'aho ari ibitekerezo bidasanzwe. Ugasanga nanone uburyo babonamo ibisubizo ntabwo ari ibintu biri familiar. Kwa kundi abantu baba biteze ngo iki kibazo kizakemuka gutya, abanyabwenge bo ntabwo ariko babikemura mu zindi nzira zitari familiar. Kandi nimba wibuka neza, nakubwiye neza ko abantu badakunda ibintu biri unfamiliar, abantu bakunda ibintu bazi, babona neza ko nyine bazi uburyo bisobanutse cyangwa se uburyo bizagendamo. Sosiyete rero ihita ikora ikosa rikomeye cyane iyo ibona umuntu umeze gutyo, rimwe na rimwe ukora ibintu bitari familiar ariko nanone nabyo bijyana ku butsinzi. Sosiyete itangira kuvuga ati uno muntu ntabwo ari umwe muri twebwe. Gake gake babizi cyangwa se batabizi, gake gake nyine systeme yo ishiduka yabajugunye hanze batakiri muri systeme. Ibi ngibi biba buri hamwe hose. Ugiye muri company, umudeveloper w'umunyabwenge rimwe na rimwe urasanga atumvikana n'abandi. Bizagorana cyane ko umudeveloper ukomeye ubizi neza kuruta ibindi azaba CEO. Atari uko atabishobora, ahubwo nuko ntabwo azi kudiringa n'amarangamutima y'abantu. Ntabwo azigira amenya gukina umumaro uri politike cyangwa se umumaro w'abantu n'imigenzereze n'imibereho y'abantu, kugira ngo ibyo ngibyo yakoze amenye n'uburyo ari buze kuba yabyisanisha n'abantu. Kubera ko buriya abantu tugira amakosa, rimwe na rimwe rero ayo makosa bikadusaba kuyatoleratinga kugira ngo tubeho neza. Abanyabwenge akenshi cyane bafokasinga ku kintu bita gukemura ibibazo, mu gihe abandi barimo baramanaginga abantu uburyo bari buze kuba bakakira ibirimo birajyamo mbere. Just igikundiro, hari abantu bazi kurema igikundiro ariko batazi gukemura ibibazo. Umunyabwenge rero azahomba, kuko muri politiki uburyo bimeze, umuntu uvuga ukuri guhambaye cyangwa se ukuri kuryana, wawundi ukubwira ingingo ibabaje, uwo nguwo ntabwo bazigera bamutora. Bazatora wa wundi utuma abaturage baba comfort, wa wundi ubabwira ibyo bakeneye kuba bakumva. Yewe kawe nubwo byaba ari ibinyoma, ariko icyo kinyoma ukireme neza ku buryo kiryohera amatwi y'abacyumva. Abaturage bakunda umuntu uri buze kureflectinga cyangwa se uri buze kuza mu isura y'ibyo bizera, kuruta uri buze kuba yazana ukuri rimwe na rimwe kwa nyako ariko nanone kuri hash. Abantu uhereye kuri community iyo ari yo yose ukagera no kuri wo ukurikiranye kino kiganiro, nta muntu ukunda umuntu umucalenjinga. Uzitegereza urebe umuntu ufite ibitekerezo byinshi cyane kuruta iby'abandi, uwo niwe muntu wirengagizwa cyane kuruta abandi. Mu gihe wa wundi ufite ijwi rirerire, uwo nguwo bigaragara nk'aho agiye kuba yashyiraho icyerekezo, ariko si icyerekezo cya hehe, ni ijwi ryiwe nyine arimo arakoresha kugira ngo ayobore cyangwa se abone ibyo akeneye ku bantu. Sosiyete uburyo imeze yerevetinga cyangwa se izamura ba bantu bigaragara neza ko bagendana nayo cyangwa se bayiha ibyo ikeneye, kabone nubwo byaba ari ibinyoma, nubwo bitaba ari byo, upfa kuba uyigaburira ikinyoma ariko sosiyete ikunze. Noneho ikibazo gikomeye nuko ifata abantu bavuga ukuri nyine kuyirya, abo bantu ikabashyira ku ruhande, kandi mu by'ukuri abo ngabo ishyize ku ruhande nibo pfundo rya buri kimwe cyose. Ahubwo gusa nanone hano hari ikintu gitandukanye ugomba kuba wamenya. Ntabwo abanyabwenge bose bavanwa muri sosiyete, hari abanyabwenge bakomeza kuba bagumana imbaraga mu biganza byabo. Aristotle yaravuze ati umuyobozi utsinda n'utekereza cyangwa se nanone undi ufite icyo bita icyerekezo, vision. Ni wa wundi ushobora kuba yafata ibintu bikomeye cyane akabitranslatinga cyangwa se akabyoroshya bikaba ibintu byoroshye, bya bindi sosiyete yabonaga neza ko bikomeye, presence y'uwo muntu igahita ibyoroshya bikaba ibintu bi simple cyane, kubera ko uwo muntu yabigizemo uruhare. Wa wundi wiga kuvuga ururimi abantu bari buze kuba bakumva cyane, ni wa muyobozi uri buze kuba wamenya igihe cyanyacyo cyo gusubirira inyuma, wa wundi uri buze kuba yamenya kuvuga ikintu ariko kigatuma abantu bumva neza ko batekanye kuba yavuze icyo kintu, akanamenya neza ko hari igihe cyanyacyo cyo kugira ngo ahishe ubwenge bwiwe, kubera ko hari igihe ubwenge butaba bukenewe.
uwo muyobozi rero niwe muyobozi uburenze abandi, wa wundi uvuga ati ndi umunyabwenge ariko ubwenge bwanjye ntabwo bukwiye kuba bwakora igihe cyose, hari igihe kizagera ngahisha ubwenge bwanjye kubera ko kubivuga uko biri buze kuba byakangiza abaturage banjye. Very simple. Akabyumva akanabijyana uko. Ubwo nibwo buryo bwiza bw'umunyabwenge kuba yayobora, kumenya igihe cya nyacyo cyo kugira aho agarukira, atari uko wabishaka anabona neza ko bikwiye ariko akavuga ati no, ngomba kugarukira ahangaha kubera ko ahangaha ngeze nkoresheje ubwenge cyane bwanjye bwose kuri maximum point, nabura audience, nabura abantu. Kubura abantu egare kurangira k'umunyapolitiki cyangwa se umuyobozi uwo ari we wese. Ubwo umuyobozi aba agomba kuba yabawe ku giti cye n'ibyiyumviro by'ingabe we 100%. Oya, rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko aba ikimenyetso. Ukuri rero kubabaje, abanyabwenge hafi ya bose banga ibingibi ntabwo babikora, ntabwo bakemera guhisha ubwenge bwabo, ntabwo bakemera kugira ibyo bareka kandi babona neza ko bikwiye kuba byaba. Ni abantu rimwe na rimwe banafunga umutwe. Abanyabwenge ni abanyakuri cyane kuruta uko barwanira influence, aho kugira ngo mumukurikirane muri abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko abona neza ko murimo muramukurikira kubera ikinyoma, bizaruta cyane ababwiza ukuri kabone nubwo yababura, kandi mu by'ukuri koko nyine akanababura. Bizaruta cyane aba bantu bakore cyangwa se bite ku kazi kabo kuruta uko bakemera bakajya hasi kugira ngo sosiyete ibumve uko bakeneye. Iyi niyo mpamvu uzajya uhora iteka ryose ubona abanyabwenge bose bakomeza kuba basigara inyuma. Rimwe na rimwe ukabona bameze nk'aho ari abantu batagize icyo bavuze muri sosiyete kandi ari abantu barenze, ukabona sosiyete yabaciye amazi kandi bafite ibitekerezo binarenze, banafite ukuri kubigaragara byose. Sosiyete rero buriya imeze nk'umubiri. Sosiyete ntabwo ikunda ikintu kitari familiar. Uzitegereza umubiri wawe uwushyizeho ikintu cyangwa se wisize amavuta utari usanzwe wisiga, ubona ko umubiri wawe urimo urayarwanya nyine. Ntabwo umubiri wawe ubikunda. Umubiri wawe ukunda ya myenda ukunda kwambara, ntabwo ukunda nyine ibintu bishyashya utamenye iyo bivuye. Rimwe na rimwe niyo yagize akantu kagukora utari ugasanganywe gahita kakubabaza cyane ukagahunga. Niko sosiyete nayo rero imeze. Anga ni uri buze ko wasanga bamwe mu bayobozi ari aba baturage bizera ariko atari bo bafata imyanzuro, cyangwa atari nabo bari buze ko bagira plan. Gusa ukuri kubabaje rimwe na rimwe hari abantu ubona neza ko ari abayobozi ariko bakitegereza ukabona bafite ubugoryi n'ubucucu burenze. Ikiba kibabaje rero abo bakuyobora muri company n'ahandi, hari igihe usanga nabo bwabo ari ingabo zikingira abantu runaka, bo bari imbere ariko mu by'ukuri hari ababasunikiriza, atari uko bo hari icyo bashoboye, ahubwo ari abantu runaka, gatsiko k'abantu runaka kavuga ati mukora ibi mu bijyane gutya kandi koko bikanagenda gutyo. Bivuze neza ko icyo baba bakeneye ni kimwe, aba bantu nibafate attention y'abantu, ariko ibindi byo kuyobora, byo gufata imyanzuro babyihoreye. Bo ni aba acteur nta kindi. Ibyo bigakomeza kuba byaba gutyo. Hari akandi gatsiko k'abahanga cyangwa se k'abantu b'abanyabwenge bishyize hamwe barimo barashapinga future. Mu gihe uriho mufata neza ko ari we muyobozi atari we muyobozi arimo uwo mwanya nta kindi. Rimwe na rimwe rero mu buyobozi hari igihe bisaba ngombwa ko hari umuntu uri buze kuba yashyirwa imbere, atari uko ari umuhanga cyangwa se hari ikindi, ari ukugira ngo nyine abaturage bamenye neza ko ntacyo atwaye, hari umuntu mwiza bashobora kuba bakizera, ari ukugira ngo sosiyete ituze. Uyu uzitegereze ntuzajya ubona abantu barimo barigaragambya bakoze nyine ibintu bibi bigaragambije. Hari igihe bahindura uwo muyobozi, ariko ikibazo ntabwo batekereza ati siko bahinduye uriya ubundi tuzi iki ko ari we wenyine wari urimo urateza ibingibi, bagashyiraho undi uri buze kugendana n'ibyifuzo by'abandi, ariko still hari ibindi biri inyuma mutazigira mumenya. Bikaba gutyo ibitekerezo cyangwa se imyanzuro ibera handi. Uko niko abazungu bakora. Ibihugu byinshi bya Afurika nuko biyobowe. Sosiyete ntabwo yitaye ku byo ubona ngo uri umunyabwenge, ngo ibyo ubona by'ukuri ngo byagakwiye kuba bigenda gutya. Oya, sosiyete ntabyo yitayeho. Sosiyete yitaye mu kubaho neza kandi bakeneye byiza. Ariko rimwe na rimwe wanareba amahitamo ya sosiyete ukabona neza ko ntahahuriye. Hari byinshi twavuga kuri iyi topic, ariko nanone reka tuyicumbikire hano. Twakoreshaga ibitekerezo bya Aristote. Wakoze cyane rero kubana nanjye muri iki kiganiro. Ikiganiro cyo n'isi n'abantu ngiye gutegura nkakugezaho ndi Oliver Regra. Mugire Imana mutibagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu.